Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Dukomeje kubifuriza ibihe byiza mwe mwese nshuti bakunzi ba One Nation Radio. Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Muratwumva muciye kuri wa1nation.radio.org ndetse no ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo One Nation Radio. Mudukurikira kandi muciye ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Kuri Twitter ni One Nation Radio, kuri Instagram ni One Nation Radio Official, ndetse no kuri Facebook ni One Nation Radio. Njye gusuhuza nitwa Simeo Muhumuza. Mu kiganiro ukuri wacu cya none turabagezaho igice cya kabiri y'iki kiganiro twabagejejeho ubushize, cyagarukaga ku mbonerahamwe y'abitwa ko bari muri opposition irwanya leta y'u Rwanda. Abatumirwa muri iki kiganiro tukiri kumwe nabo ni Honorable Evode Uwizeyimana, akaba ari umusenateri muri Sena y'u Rwanda, ndetse tukaba tunari kumwe na Madame Assumpta Munyana Seminega, uyu akaba ari umunyarwandakazi utuye mu gihugu cya Canada. Igice cya kabiri cyacu gitangira, hano natangiye mbaza Madame Assumpta impamvu ki aba bantu bari mu mashyaka yita ko arwanya leta y'u Rwanda icyaba kibatera bino bikorwa bibaranga. Umva uko Madame Assumpta yatangiye ansubiza hano. Mu by'ukuri nta kindi kibatera, biragaragara ko ntibishimiye ubuyobozi buriho. Abenshi bagiye bishe, bafite iryo pfunwe riri baryamanye naryo, baracyarwana na conscience yabo, bafite uburakari, bafite umujinya gusa kubera bafite hari na systeme ya kera, mbese uko yabareze ibumvisha yuko igihugu ari icyabo gusa, nta wundi muntu wundi. Rubanda nyamwinshi niyo yonyine igomba kuyobora, yonyine minorite ntabwo igomba kuyobora. Ibyo byonyine gusa ugasanga birabarakaje kubyumva gutyo gusa. Ariko kandi tuzi neza ko sawa wonyine, hari n'abenshi abamambure ba FPR nabo basa n'abigometse, nabo bakajya hanze kurwana intambara. Ukabona ko ikibatera n'iki, nk'uko wabimbazaga, numva nta kindi ni amaco y'inda, ni ubusambo, ni ukutanyurwa. RPF yari ifite agenda yayo, ariko ugasanga hari abandi bari bafite izindi agenda twe tutari tunazi zo kumva ko bagomba kuzayobora, nta kindi mbese. Nk'uko nabivugaga rero, usanga ikintu cyitwa patriotisme mu by'ukuri ntacyo bafite, kuko iyo baza kukigira ntabwo bari kuba bari hanze barwana. Turabizi neza ko umukuru w'igihugu nta gihe atagiye no kubashaka no kubinginga no kugira gute, ari inginga baranga, igihe cyose bakabasanga hanze barimo bavuza ingoma n'ibinyuguri. Ibyo ku ngoma ya Habyarimana tutigeze tubona rwose ajya gushaka abantu hanze, ahubwo yarabakumiraga we. Noneho rero ukibaza uti ni ikintu mu by'ukuri kibatera ko nta na kimwe babuze. Bashyiriyeho minisiteri yo kubacyura. Politiki yo mu Rwanda ntivangura amoko, Abahutu n'Abatutsi barigaga, ubwoko banabuvanyeho kugira ngo ibyo byose bicike. Ariko nabyo ugasanga nanone nabyo ntabwo bibashimishije. Bati kubera icyo ubwoko babuvanyeho, mbese kubera iki? Cyane cyo igihugu gitegekwa n'agatsiko kamwe ku bwoko bumwe. Noneho nabyo ugasanga mbese barivuga nta agenda politike bafite, barivuguruza. Ubumwe n'ubwiyunge, oya, biragaragara ko mu Rwanda nta bumwe n'ubwiyunge buhari, nta bumwe n'ubwiyunge. Ibintu byose barabirwanya. Wambaza uti kubera iki? Ariko ubumwe n'ubwiyunge, Madamu Assumpta, ubumwe n'ubwiyunge buriya bo barabufite? Oya, ntabwo abagira si agenda ye, nk'uko babivuze, nta agenda bagira, nta gahunda bafite. Icyo bafite gusa ni ugusebya leta, ibintu byose. Nta patriotisme bagira, nk'uko nabivuze. Iyo bakabaye ari abantu bazima ntabwo bakarwanyije nka Louise Mushikiwabo, kubera ko yahawe kuyobora
francophonie batarayobora iki se buriya arayobora iki ko na francophonie hari umuntu ukivuga igifaransa mu Rwanda pourtant barahari hari abantu ba kera ba francophone niyo kandi yaba umwe Louise Mushikiwabo guhagararira umuntu Louise Mushikiwabo guhagararira umuntu umwe nawe afite uburenganzira bwo guhagararirwa gusa usanga nta kindi gusa ni kurwanya nta kindi. Hanyuma ngira ngo Madame Assumpta aho ngaho uri muri Canada cyangwa se n'ahandi wenda ugenda muri diaspora hirya no hino hari n'ibindi bisa nk'ibyadutse aho usanga muri aba bantu bita ko bari muri opposition harimo n'abanyarwanda barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Twavuga ko ari iyihe mpamvu bibatera kwifatanya n'abo bantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi ku mugaragaro? Urakoze Simeon. Njya kumva aba bantu barokotse jenoside bwa mbere ko barwanya ubuyobozi bw'igihugu cyabo, nabanje kubyumvira ku ishyaka ryitaga Amahoro, ariko ubu ngubu sinkiryumva risa n'iryasinzire ryakase gitotsi nyine ridafite agenda nyine uranasinzira ryaribagiranye, ariko ntibibabuza kudurumbanya gukomeza badurumbanya. Ukibaza rero icyayibateye n'iki, jewe na igihe cyose nk'uko nakomeje mbivuga cyambere ni amaco y'inda, ni ukwikunda, ni ugushaka ubuyobozi igihe cyose. Abanyarwanda igihe cyose sinzi niba u Rwanda tuzarugabana twese cyangwa niba rugomba gutegekwa n'abaperezida bangahe. Abanyarwanda iteka buri wese aba yumva yayobora. Ukumva rero nicyo kibabaje. Hanyuma ariko ukareba n'izindi frustration z'ubuzima muri iki gihugu, haba ibibazo byinshi, ubukonje iki, ugasanga bafite izo frustration baricaye mu masaro yabo mu masuso, baratangiye bateye inkuru, baratangiye bavuze uko babyumva, ibi ndabyemera ibi simbyemera. Ukibaza si byo kutabyemera ntabwo bivuga ko ariko bigomba kugenda mu by'ukuri. Ngira ngo Honorable Evode hari icyo wenda gakongereraho Madame Assumpta. Madame Assumpta, aba bantu bavuga ko bashaka gufata ubutegetsi, njyewe nakomeje kuvuga focus yanjye buri gihe ntinda ku rubyiruko, ntinda kuri aba bantu bakiri bato, aba bantu bari munsi bafite twebwe wenda turimo turabyina tuvamo, ariko aba bantu bari munsi y'imyaka 40 gusubiza hasi, iyo ugereranyije usanga ari abana bamwe jenoside yagiye iba bafite imyaka 13. Noneho iyo ugenda kubireba turavuga ngo aba bantu no muri Rwanda Day buriya inshuro nyinshi aba bantu ni nabo bakwiye gushyirwamo ingufu n'imbaraga, kubera ko navuze ngo dosiye yabo mu mateka iri vierge, bari clean, nta burden y'amateka, nta jenoside bahetse. Ariko aba bantu bavuga ngo barashaka kujya ku butegetsi, abenshi muri bo bari babufite. Igihe bari babufite babukoresheje iki? Reka turebe la gestion catastrophique yabo igihe bari bafite ubutegetsi. Bakoze jenoside bamwe kuko none se umuntu twagira mu ntabwo yabaye premier ministre, none se arashaka kubiki? Uzagenda umbwira ni bari abagasana na Stars ntabwo babaye ba ministre hano. Rudasingwa ntabwo yabaye ambassadeur Washington, ntabwo yabaye secretary general wa RPF, Gahima ntiyabaye procureur general, Kayumba ntiyayoboye ingabo z'igihugu, ntiyayoboye intelligence hano, ntiyabaye ambassadeur, ntiyabaye ntuza umugaba mukuru w'ingabo CDS. Donc nukuvuga ngo aba bantu igihe ubutegetsi bari babufite bo babukoresheje iki? None ubwo Honorable Evode ubwaho twavuga ko harimo ikihe kibazo? Hari ikibazo cyo kuvuga ngo uretse gutunga gatoki abandi, iyo umuntu wari generali mu ngabo, iyo fata ba generali Habyarimana babaye hano, ba generali Kayumba babaye hano, Rudasingwa yabaye umuyobozi w'ibiro bya perezida, Gahima yabaye procureur general, bose ni abantu babaye Karegeya nubwo atakiriho yayoboye intelligence, external security. So aba bantu bose iyo bafite ibyo barega RPF, uruhare rwabo rwo ruburuhe. Ni gute waba warabaye muri za position ziri strategique ariko ugafata ibintu ukavuga ngo byose biri ku gahanga ka Perezida Kagame,
na RPF ngo wowe ntacyo ubiziho rwose uri umwere uri umumarayika noneho abantu bakaba bagomba kukugirira icyizere. Donc jewe naho ngaho mbona ikibazo abantu bari aha ngaha ntabwo abantu miliyoni y'abantu irenga aha ngaha ntabwo bakubiswe n'inkuba cyangwa ntabwo bagwiriwe n'umugunguzi. Hari abantu bari bafite ubutegetsi aha ngaha bayoboraga igihugu nibo bakoze ayo marorerwa. Abo bantu benshi muri bo nibo bakubwira ngo barashaka kuyobora igihugu, bakuyeho amazina bakuraho za MRND, umuntu agakuraho MRND ikintu cyahoze ari MRND akacyita FDL, umuntu akagenda agafata icyari CDR akacyita irindi zina. Ntabwo ibyo ngibyo bihindura ideology y'uwo muntu. Donc jewe aho mfite ikibazo naho mvuga ngo abo bantu bavuga ko bashaka ubutegetsi igihe bari babufite babukoresheje iki. Ngenda hera kuri fact. Ikigaragara nuko muri 1994 habaye genocide yemejwe ku rwego mpuzamahanga kandi ikozwe n'abantu bari ku butegetsi. Icyo ndimo kuvuga ni aba bana n'uru rubyiruko rufite amateka ari clean badakwiye gukomeza gutsindagirwamo iyo ngengabitekerezo ya Parimehutu na MRND yo kuvuga ko abahutu ari bo benshi bagomba kuyobora igihugu bonyine abatutsi bakajya batoragura twatakaye hasi. So ntabwo ntekereza yuko abantu bakwiye kuba bavuga ngo turashaka ubutegetsi, ahubwo dukwiye guhorodenga accountable abari babufite bakatubwira ngo nimutubwire ngo iyi gestion catastrophique y'igihugu igihe mwayoboraga igihugu yo muyisobanura muto. Ni nayo mpamvu rero abantu bafata ibintu byose bagakuyirana. Abatutsi bari ku butegetsi none abahutu rwose ntimugiyeyo batabica, ntimukemere gukorana n'abari abantu n'abagome. So wowe niba ufite ikintu wapfuye n'abari abantu ubwo ngubwo ni wowe, ni ikibazo cyawe kiri personal. Ariko niyo mpamvu uvuga ngo aba bantu bakiri bato bakwiye kwitandukanya n'iyo ngengabitekerezo n'iyo mitekerereze, kuko iyo umbwira ngo umuntu arashaka ubutegetsi nagaragaza impamvu abushaka, donc nagaragaza impamvu ituma arwana aharanira kugira ubutegetsi, nagaragaze par accident de l'histoire aramutse abufashe icyo yamarira abaturage ubutegetsi buhari butarimo gushobora kubagezaho. Ibingibi byari mote ngira ngo Simeo wahoze umbaza ibya interview Faustin Twagiramungu wahaye BBC muri 2012. Uribuka niba wamukurikiye neza nuko iyo audio iyo uza kuyigira hafi bari kwishyira harimo kuvuga ko politike atari remote idakora, atari remote control. Ngira ngo honorable reka tubanze wenda twumveho agace gatoya kugira ngo abadukurikiye noneho banumve icyo gihe Twagiramungu Faustin wari umuyobozi w'iryo shyaka RDI mwari munahuriyemo ubwo yabivugaga abitangariza ikinyamakuru cya BBC. Hanyuma noneho dukomeze mu kanya. Ntabwo abo bantu ari bo secretary executive, nta nubwo ari bo ba president b'ishyaka, nta nubwo ari bo bandi bajyanama tutavuga, cyangwa se bandi bari mu nzigo tutashatse kuvuga amazina yabo. Ntabwo dushaka ko mu ishyaka habamo indiscipline, utanga imihoho, ukora propaganda, ushaka no kwerekana nk'aho ishyaka ryasenyutse. Ibyo ntabwo ari byo. Ishyaka RDI riracyakomeye, ntabwo rigizwe na Ndengera ngo rigizwe na Ivode. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu abantu babonanye n'abashakaga kubacyura kandi bakajya no kumena amabanga y'ishyaka. Narababujije nk'umukuru w'ishyaka mbabuza kujyayo, ndanabandikira kubera izo mpamvu. Rero kuva kuri iyo tariki ntabwo abo bantu mu by'ukuri twigeze kubafata nk'abantu barwanashyaka, kugeza igihe twagomba gukora inama kugira ngo tuzabirukane. Bo baratanguranwe. Rero ntabwo ishyaka RDI rikeneye abagambanyi mu nzego zaryo. Jewe mfite experience mu mashyaka, ntabwo nakomeza kuzana iyo mikino y'abantu ngo bita intellectuel. Ishyaka RDI rizakomeza rikore. Ndengera Alain n'uwitwa Evode Uwizeyimana batarimo, nta gitugu mfite byo kuvuga ngo Twagiramungu ntavugana ngo n'abandi, ngo simvugana na Nsengiyaremye sinzi n'akiri muri politike. Tumaze imyaka 18 namumva muri politike. Ngo simvugana na Rudasingwa turavugana. Niba ndashoboye kumvikana n'abandi bo mu mashyaka kubera viziyo yabo, si ukuvuga ko ntabagiramo n'inshuti. Icya kabiri, nkaba numva ngo yavuze ko azajya mu Rwanda, ariko biratangaje cyane. Hashize amezi angahe mbabwira ibyo kujya mu Rwanda. Ibyo bintu si ibyo nahimbye, twabivugiye mu ishyaka n'abo bantu bari babirimo. Aya mashyaka ari mu mahanga ni 18 kuva yashyirwaho
abafite ibitekerezo byo kujya mu Rwanda ni bake cyane. Politike nababwiye ko idakorwa na telecommande, ibyo bita remote control. Iyo politike ntabwo izashoboka. Bazareke tugende, niba tuzaraswa turaswe, niba tuzafungwa dufungwe, nta zindi strategy tugomba kwizana n'abo bantu, izo twize zirahagije. Honorable Vode, aha iyi remote control yavugaga Twagiramungu, niki yashakaga kuvuga? Remote control usa niki? Remote control ni telecommande, ni ukuvuga ngo niba rero we afite telecommande yicari mu Buruseli, iyo telecommande ikamufasha gukora politike no gufata ubutegetsi mu Rwanda, ubwo ngubwo nakomerezaho, ariko nta na rimwe internet na YouTube zizafata igihugu, nta na rimwe kuvuga ngo wafashe Nyungwe kandi uri muri Komore, nta na kintu na kimwe byahindura. Abanyarwanda bamaze guca ubwenge, intambara barazirambiwe, bazi aho leta iriho yabavanye naho bageze. Umunyarwanda ashobora gusubiza amaso inyuma akareba akavuga ngo 94 from nothing to something, akareba uko abayeho, akareba uko yari abayeho no muri 94, agahitamo ikimubereye. Kuko kugeza ubu turashaka abantu bakora politike donc ifite icyerekezo, politike ifite ikizanira abaturage, politike icyo abayikora bazanasigira abana babo igihe baba batakiriho. Kuko ibihugu byo muri Afurika byakunze kugira ibibazo byo kuyoborwa n'abantu bafite icyo nakwita vision nayo ya ntayo yo gukora ibintu bizarundukana nabo. Umuntu akarundukana n'ibyo yakoze byose nabyo byantabyo. Ntabwo nigeze mbona umuntu ufite politike yo kuba yareba nko mu myaka 50 iri imbere akavuga ati igihugu kizaba kirihe. Uzarebe twavuye kuri vision 20 donc vision 2020, ubu turi kuri vision 2050, turi kuri vision 2050. Ntabwo twebwe turi mu buyobozi, nta nubwo wenda tuzaba tukiriho cyangwa se tuzaba turi abasaza na politike twarayivuyemo, ariko uje ukareba gahunda ziriho, porogaramu n'icyerekezo igihugu kirimo. Umuntu wese ufite politike yo kugira icyo yageza ku banyarwanda hano yabona aho afitinga, nawe akaza agatanga umusanzu we. Ariko umuntu uvuga ko azakora politike yo guhakana no gupfobya jenoside, umuntu uzaza hano akumva yavuga ibyo yishakiye, agateza akaduruvayo, agashyiraho inyeshyamba zica abaturage, rwose uwo muntu hano ntabwo bazamwihanganira. Hari amategeko, no kuri internet wajyaho ukayatereshareje ukayabona, ukavuga uti niba ntiyemeje gutandukana n'iyi mikorere ntabwo hano nafitingamo, ariko niyemeje gutandukana n'iyi mikorere nafitingamo. Ariko ntabwo umuntu ufite ikintu aregwa cyangwa ufite urubanza hano yakatiwe rwa burundu muri kubera jenoside, ntabwo akwiye gufata umwana we anotage ngo amugire hostage yo kumubwira ngo wigi wanyu witaha batagufunga. Njyewe se ndi wowe nuza bazagufunga, ariko umwana mureke yisanzure, asura u Rwanda, ahakorere, aharare, yisubirire mu gihugu gishobora no kuba cyaramuhaye ubwene gihugu, kikamuha n'akazi yizemo. Ubu ngubu la mondialisation, globalisation, ubundi la mondialisation suppose en théorie la suppression des frontières. Uyu muntu nje ukondera abana banje mbarera mbabwira ngo mukure muba global citizen. Niko nkunda kubwira urubyiruko n'abandi bakiri bato, nkababwira nti wowe wirebe nk'umuturage w'isi, wikwireba nk'umunyarwanda gusa, aho opportunity zibonetse n'aho amahirwe abonetse niho ujya, ariko ntiwibagirwe iwanyu ko ariyo ngobyi yaguhetse. Nicyo ntekereza rero ko abantu bakwiye kureba rwose izi politike z'induru, izi politike z'akajagari, izi politike zo kuvuga ngo turarwana, izi politike zo kuvuga zitagira umurongo, ibi bintu bitagira projet de société. Ntabwo ibi bintu abanyarwanda nta n'umuntu ugishaka kubyumva. Donc ni ibya bene byo gusa, nta n'umuntu ubyitayeho rwose. Hanyuma mwasobanura mute rero uburyo umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi yaba namwishyaka rimwe n'uyipfobya akayihakana, akabana kandi n'uregwa kwiba leta iriho yahagaritse jenoside, ndetse akanabana n'uwakoze jenoside kandi akaba atemera icyaha? Ibi bishoboka bite, Honorable Vode? Donc urumva abo bantu wumva izo mpamvu zose wavuze. Hari umuntu warokotse jenoside n'umuntu
wakoze jenoside. Noneho hari n'uwibye wavuze abantu bangahe, bavuze nk'abantu bane. Ni ukuvuga ngo rero ngaho ufata izo mpamvu zose umbwire ko hari n'imwe washingiraho ukora projet de société uzashingiraho uyobora igihugu. Donc abo ni abantu ndako navuga kuri ibi ngibi ngira ngo icyo yashatse kuvuga umwanzi burya ngo umwanzi wawe abe inshuti yawe. Abo bose ikintu bahuriyeho mu by'ukuri ni ukurwanya leta ubundi bakishyira hamwe, ariko nk'uko twahoze tuvuga kare usanga bagira ibyo bapfa nyine kuko ntibashobora gukorana. Ni nayo mpamvu iteka bitajya bigira icyo bigeraho, ariko bose ikintu bahuriyeho ni ukurwanya leta nta kindi. Yakomeza. Yego madamu, en fait nari ntarahagera le dénominateur commun. Icyita icyera tukiga ikinyarwanda ari ikintu twitaga ngo ni icyita rusange. Yego. Icyita rusange icyita rusange bahuriraho bose ni ukurwanya ubutegetsi, ariko ni ukurwanya leta. Ariko impamvu barwanya leta, impamvu zabo bafite barwanya leta zikaba zitandukanye. Ndaguha nk'urugero, hari umuntu wavugaga ati jyewe narokotse jenoside, par conséquent RPF nifata igihugu. Mwibuke kampanye zari ziriho, byavugwaga ko hari impunzi z'abatutsi zishaka gufata ubutegetsi mu Rwanda. Abantu ibyo biri muri discours z'abafaransa, Alain Juppé, abanyapolitiki bo mu Bufaransa bakiriya gihe ugenda ubibonamo iyo demokarasi ya nyamwinshi y'abantu benshi, ko abatutsi ni ubwo bajya mu butegetsi bakwiye kubona imyanya iri proportionnel nuko bangana, hors de question ikibazo cyo kureba competence n'ubushobozi n'ibindi. Hari umuntu uvuga uti jewe niba nararokotse jenoside nagombaga kugira prescience ku byiza by'igihugu. Donc ugasanga hari ikintu yexpectingaga RPF imaze gufata ubutegetsi ariko akaba atarakibonye. Ndanabikubwira kuko nkiri no muri Canada wavuganaga n'umuntu muri abo bibigarasha akakubwira ngo ubutegetsi bwacu, yakubwira ngo ubutegetsi bwacu agasa naho yerekana ko umuhutu burimo ari nk'umuntu waje kugama. Donc noneho umuntu yakubwira ngo ubutegetsi bwacu kandi avuga ngo leta iramuhiga, ugashaka ubutegetsi bwacu arimo kuvuga ubwo ari bwo ukabubura. Donc ibyo rero birakwereka uburyo abantu badafite ibitekerezo bigari bigamije guhindura ubuzima, guhindura politika y'imiyoborere y'igihugu mu buryo burambye. Abantu utuntu twa règlement de compte ukwiye gutandukanya règlement de compte na programme politique. Donc ukwiye gutandukanya umurakari n'umunyapolitike wa opposition. Ibyo ni ibintu bibiri ukwiye gutandukanya, kuko ugiye usesengura buri muntu wese usanga hari icyo yapfuye na leta n'umuntu wisha abantu. Hakaba hari fact ari ruharwa kabombo, urukiko mpuzamahanga, inkiko za hano zarameje ko umuntu ari umujenosideri wese akubwira ko arimo gukurikiranwa kubera impamvu za politike. Akubwira ko dosiye bamukoreye ari impimbano, ko nta yihari. Bien évidemment abantu n'abantu ushobora kubikora dosiye ukibeshya, ushobora kugira ikosa rya investigation, ushobora kugira umutangabuhamya umwe cyangwa babiri waje akabeshya, ariko icyo kintu ni cy'umucamanza abashinzwe kudetekta igihe arimo guca urubanza. Ariko kumbwira ngo umurescape apfobya jenoside yamukorewe gute, nanjye birangora kumva. Ariko n'ikindi cya kabiri, nta nubwo akwiye no kumva ko afite monopole kuri icyo kintu, ku buryo abantu bavuga kugeza ubu nta mategeko dufite avuga ko iyo umuntu warokotse jenoside ayipfobeje nta kibazo. Ni ukuvuga ngo itegeko rigira caractère général kandi rikareba abantu bose. Kuba wararokotse jenoside nta budahangarwa biguha kuri ibi byaha by'ingengabitekerezo, guhakana no gupfobya jenoside. Wavuga ibyo wishakiye wasinze, waba ufite ikindi cyabiguteye, waba ufite izindi frustration, waba hari expectation wari ufite ukaba hari ibyo expectingaga kubona utabonye. Izo mpamvu ni wowe uzizi, ariko nta budahangarwa biguha kuri ibi bijyanye n'aya mategeko. Hanyuma n'ikindi cya kabiri nuko
ngira ngo mukwiye no kuba munareba nuko umuntu w'umujenosideri iyo abonye umuresikape wafashe donc wagiye mu murongo wo gupfobya jenoside abasa n'uguye ahashashe ababonye uko yavansa yateuriye ya double jenoside yo kuvuga ngo abatutsi barishwe n'abahutu barishwe ubwo ni kimwe kuri kimwe ni match nul. Dushyire hasi twumvikane twese twarapfuye nta muntu n'umwe ukwiye rero kuba afata jenoside nkaho ayifiteho monopole cyangwa se jenoside ni icyaha gikorerwa abantu bose ni icyaha kidakwiye kwihanganirwa c'est un crime horrible ni icyaha kibasira inyoko muntu kuko burya jenoside en soi ni na element bigitangira jenoside bayisohoye muri sens general icyo bitaga crime contre l'humanité jenoside bayisohoramo bayidefinisa nk'icyaha ukwacyo gitandukanye n'icyaha kibasira inyoko ku muntu ni ukuvuga ko rero jenoside igira abo bita les victimes directes n'abo bita les victimes indirectes donc ni ukuvuga ko ibyo bintu byose mu mategeko bifite uko bisobanuye ariko wenda iyo teori ntabwo ni phenomene wenda ntari niteze mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko icyo ntekereza nuko umuntu warokotse jenoside iyo yiyemeje kwifatanya n'umujenosideri icyita rusange baba bahuriyeho bose ni ukurwanya leta ariko hari n'ubwo umuntu kubera opportunism cyangwa se kubera utwo tunyungu twe turi isolated ashobora kugira gutya akavuga ibintu nawe atemera cyangwa se akavuga ibintu nawe azi neza uko byagenze kuko nge birangora kumva uko umuntu yahakana jenoside kandi yarabaye victime directe wayo jewe nuko barayihakana tumaze kubona benshi basigaye bayihakana muri no minsi kubera wenda nkuko twabivugaga kubera amaco y'inda cyangwa se kubera madamu Asuta navuze ko bingora kumva ntabwo nahakanye ko batabikora kuko nanjye maze kubona muri media bari ariko biragoye kandi nge nk'umuntu bigora kubyumva noneho nkavuga ngo birababaje ariko simpakana birababaje pe birababaje nta n'igitangaza ariko kirimo kubera ko hari n'abo tuzi bagiye bajya gushinjura n'ababakoreye jenoside bakabashinjura kubera izindi nyungu zabo umuntu burya ni mugari cyane ntiwamenya aho agarukira ukaba ubizi ko umuntu yakwiciye ariko ukamushinjura kubera umufite ukuntu hari ibyo musigaye mwumva kimwe muri iyo minsi birababaje ariko rero birahari yego ariko ibyo kuvuga Simeo buriya politike ikwiye gutandukanywa n'ubuzima busanzwe bw'abantu ushatse wajya no mu mateka ibya bintu byo muri politike bakunze kuvuga ngo baravuga ngo l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami nibyo Asumuta yavuze yigeze kuvuga ngo l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami ni ukuvuga ngo umwanzi w'umwanzi wanjye aba ari inshuti yanjye hari igihe rero donc nuko rero ugenda ubona izo za mariage zidafite icyo zishingiyeho kuko kugira ngo abantu bimariye bagomba kuba d'abord bakundana kandi bubahana ariko uzabona ko bene izo mariage ntabwo zimara igihe na za divorce ntabwo zitinda kubera ko ni mariage idafite ikishingiyeho niyo mpamvu urimo kubona ngo abantu bakoze ishyirahamwe ngo bakoze ikintu iki n'iki bwakeye cyashwanyutse umwe yagiye hariya okay abantu banditse Rwanda briefing se baracyari kumwe none se abantu bashinze FDU ntabwo bibuka ko Rusesabagina ntabwo bibuka ko RNC gitangira Rusesabagina yari ari muri RNC ya RNC kandi urugero rw'abantu bashobewe kandi noneho ntabwo wumvise ko Rudasingwa na Joseph Ngarambe n'uwitwa Sixbert Musangamfura bafite akandi gashyirahamwe ku ruhande none ze ntabwo icyitwa FDU ubu gisigaye kiyoborwa na uyu mugabo uba mu Bwongereza ninde wahoze ari muri ambasade y'u Rwanda i Kampala igihe cy'intambara ya 90 ya RPF
witwa Justine Bahunga. Justine Bahunga barayobora FDU yasigaye mu mahanga, hanyuma hari uwitwa hari Victoire Ingabire uri hano mu Rwanda, wageze hano mu Rwanda Odepar ashaka gufindafinda ikintu cyitwa FDU, baramubwira bati no, akisa ukundi cyitwa Darufa Umurinzi. Icyo kintu cyitwa Darufa Umurinzi uko wagihuza na FDU Ingabire yahoze ayobora kiba hanze nayo ikiriho, n'imikoranire hagati y'ibyo bintu bibiri, ubwo ngubwo nabyo waza kumbwira ibyo ari byo. Hari icyitwa P5 kivuga ngo gifite ingabo, hari MRCD, hari RDI ya Faustin Twagiramungu, hari ibyo bita impuzamashyaka. Donc ni za mariage ziba zidafite icyo zishingiyeho, zisandara du jour au lendemain, kuko ntabwo ushobora kubaka inzu itagira fondation ngo ibure kukugwira. Ntabwo bishoboka. Yego. Niyo mpamvu rero wumva ibyo bintu biri aho ngaho, abantu bakakubwira ngo abantu bakora gutyo bari mu kaduruvayo kameze gutyo, bakakubwira ngo bafata ubutegetsi n'uwabo bahaburwaniramo, kuko nta wakwemera kunda muyobora. Yego, murakoze cyane Honorable Evode ndetse na Madame Assumpta. Turi kugenda tugana ku musozo, ariko reka twongere gatoya tugaruke kuri Honorable Evode. Mbere ya 2016 mwagiye mwumvikana kenshi munenga ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, nyuma yaho mwanavuze ko mwahindutse ndetse mwiyemeje gufatanya n'abandi kubaka igihugu cyababyaye. Iyi ntambwe mwayigezeho mute Honorable? Jewe nabigezeho kuko keretse niba nabaye muri komisiyo yo kuvugurura amategeko, nabaye muri komisiyo y'itegeko nshinga, nabaye state minister constitution and legal affairs, ngeze muri sena, byanga bikunda hano muri iki gihugu mfite records. Nushaka kuza kureba ku musanzo wanjye ungana kuevaluate birumvikana, nta utagira n'ihura n'ingorane. Hari igihe mu buzima ugira ibyo bita accident de parcours, ariko wenda wari ugamije ikintu cyiza. Ariko icyo nemera ineja metare ku muntu ashobora kuvuga ngo ndi mu nzira igoramiye, reka njye mu nzira igororotse, cyane cyane nagusobanuriye imikorere y'ibyo bintu wita amashyaka ya politiki akorera hanze. Jewe nabonaga kufatanya n'abandi, nakubwiye ngo urebye porogaramu ziri hano, umuntu wese ushaka gukora igihugu no gutanga umusanzu we yabonaho afitinga. Ari nayo mpamvu n'abandi bashobora kuba barigeze kuba bari muri position nk'iyanjye, cyane cyane ko jewe buriya techniquement abantu ushobora gukora politiki gikoresha amategeko. Je peux interpréter le droit muri sens ni à l'appui ou à l'encontre y'ikintu runaka. So ntabwo rero akenshi nakubwira ngo guhinduka ni icyemezo cya buri muntu wese, nakubwira ngo yifitemo ubushobozi bwo guhinduka. Kandi guhinduka ni icyemezo wowe ufata, ntabwo ari ikintu umuntu yaguhatira. Guhinduka ni icyemezo cyawe bwite, ukagifata mu nyungu zawe n'iz'igihugu, mu buryo ndabivuga mu buryo bwaguye. Hanyuma nk'ubu ukavuga uti jewe ngiye kuva bya bindi bita mu Kinyarwanda ngo ni ukuva ibuzimu ukajya ibuntu, ariko nkunda no kuvuga ngo ntabwo igisobanura umuntu, ndabisubiramo, nigeze no kubivuga n'ubundi. Nigeze kuvuga ko igisobanura umuntu ntabwo ari ikosa ashobora gukora, kuko ikosa baryita mistake. Mistake ntabwo ari character. Burya umuntu ashobora gukora mistake, ariko ikintu cyitwa character n'ikintu cyitwa personality, ibyo bintu bibiri hari igihe bigorana guhinduka, ariko mistake yitwa mistake kuko ari mistake nyine. Donc ni ukuvuga ngo rero igisobanuro cy'umuntu gikwiye kuba uko akosora amakosa akora cyangwa yaba yarigeze gukora, ariko igisobanuro cy'umuntu cyangwa indorerwamo akwiye kureberwamo ntabwo ari ikosa umuntu yakoze, ku buryo umuntu yaba igicibwa avi for life. Ikindi cya kabiri ni uko system ubutegetsi buri mu Rwanda, uko system yubatse ni system iri inclusive.
ni sisitemu izanamo buri wese, ni sisitemu iha amahirwe buri wese, ku buryo njyewe naho ninjiriye nanjye nisangamo. Kandi rwose maze imyaka irenga, naje mu 2014, uyu mwaka ndimo n'uwa gatandatu. Iyo abantu basanga ntacyo maze cyangwa ntacyo nshoboye, ntabwo mba nkiri muri system. Ni ukuvuga ngo rero hari abana benshi nzi bafite ubushobozi, bafite ubwenge, badafite ikintu na kimwe baregwa aha ngaha. Niyo mpamvu nakomeje kuvuga ko badakwiye gukomeza kuba hostage cyangwa se gufatirwa bugwate n'abafite ibyo babazwa, batinya ko amateka cyangwa se amategeko abaholding accountable ku byo babazwa. Ari nayo mpamvu rero mvuga ngo mu kurangiza ngaruka nshimangira ikintu nakubwiye ko umuntu wese buriya yifitemo ubushobozi bwo guhinduka, kandi kikaba ari icyemezo cye afata, kandi akabirebera mu buryo bwagutse bw'inyungu z'igihugu, kandi akabireba no mu buryo bwo kuvuga ngo nshobora kuba ndi mu murongo utari we, kuko bakunda kuvuga ngo nta muntu wihuta nk'uwayobye. Buri muntu wayobye arihuta cyane, ariko nakuvuga ngo nakubwira ngo iri neja metari kugira ngo umuntu ahinduke, akora ibikwiye, kandi afatanye n'abandi mu murongo uganisha igihugu ahantu heza, cyane cyane ko nakubwiye ugereranye umurongo leta ifite, ugereranye n'ibyo twahoze tuvuga, hanyuma umbwire n'uburyo bwo guhitamo wowe wafata. Kandi nanone mu kindi gihe nigeze kubwira abantu nti gukorana n'umugabo nka Perezida Kagame na RPF ayobora, nibaza ko nabyo ubwabyo ari iby'agaciro, kuko kumbwira ngo ni ndeke gukorana n'umuntu uyobora igihugu, umuntu uri organized, umuntu ufite vision, umuntu ufite aho yerekeza igihugu, ngo njye gukorana n'umuntu ufite akajagari, nabyo ntekereza ko byaba ari amahitamo adasobanutse. Kuko nakubwiye ngo ubu buzima tubaho buri munsi njye mba mfite ikintu ngomba kwiga, kandi buri munsi tubaho duhitamo. Urakoze cyane honorable, ubisorejeho uvuga uti il n'est jamais trop tard. Ariko se reka twibaze nk'umuntu wahindutse, aba bantu bene aba bantu aba nabo ubona bashobora guhinduka, cyangwa hari abo ubona bidateze gushoboka? Simeo, reka jewe nkubwira uko mbibona, kandi sanangaje ko mu wamemo. Niyo mpamvu ubona focus yanjye iri ku bantu bakiri batoya. Njyewe ndavuga ko ntacyo mfa n'abantu bakuru, ariko kuvuga ngo ugiye guhindura umusaza w'imyaka 70 cyangwa 60, wowe wemera principe za Parmehutu cyangwa za MRN, ubu uri muratakaza umwanya wawe. Ubusa n'umuntu utokora ifuku. Niyo mpamvu njyewe nkunda kuvuga ngo njyewe igihe cyose muri discours zanjye nshyira imbaraga ku bantu bakiri bato, abantu badafite icyo amateka ababaza. Nubwo waba ukomoka ku babyeyi bakoze jenoside, uri clean wowe nk'umuntu, nta muntu n'umwe ushobora kukubaza ibyo ababyeyi bawe bakoze. Kandi ngatekereza ko nk'uko madamu Asumuta yanabivuze, ntabwo twigeze tugira leta ijya gushaka abanyarwanda mu mahanga ibabwire ngo muze mu gihugu mushoremo imari, muzane ubwenge, hari za investment mushobora yewe njya gutaha Perezida Kagame yaje Toronto muri Rwanda Day, nkunda kubivuga kenshi, yaravuze ati abahashye ubwenge turabukeneye, yaravuze ati abahashye ubumenyi, abahashye amafaranga, mushora imari wanyu. Haravuga ati ariko abahashye imico mibi muyiguma niyo mwayikuye. Donc ntekereza yuko icyambere nkunda kuvuga, nkunda gukotinga Perezida Kagame, hari aho yigeze no kuvuga ati dufite ubwenge n'ubushobozi, ntacyo twahindura ku mateka yacu, byabaye bimeze uko bimeze, ariko nta nubwo twasubiza ibihe inyuma, ariko dufite ubwenge n'ubushobozi bwo kugena ejo hacu hazaza heza. Hanyuma arangije aranavuga ati niba udashaka kuba criticized, ubwo uzareke kugira ikintu ukora cyangwa uzareke kugira ikintu uvuga, ariko ugomba kugira icyo ukora, abacyemera bakacyemera, ukajyana nabo mwumva ibintu kimwe. Ariko njyewe imbaraga nyinshi nkunda kuzishyira mu bantu bakiri batoya, mu bantu badafite amateka, badafite ukuboko n'uruhare mu byago iki gihugu cyagize, kubera yuko
buri muntu wese ni uguhitamo ukwe, ariko jyewe principe Perezida Kagame yatubwiye ibintu bitatu. Yaratubwiye ati tugomba kuba umwe, tugomba kubazwa ibyo dukora, kuba accountable, kandi tugomba kugira imitekerereze yagutse, thinking big. Ni ukuvuga ngo our unity, kuba accountable, kubazwa ibyo dukora no gutekereza mu buryo bwagutse. Ibi ni ibintu bitatu, ni nka Bible buri munyarwanda wese umukurikira azi. Bityo rero nge nkumva abantu bakiri bato niho nkunda gushyira imbaraga, kuko nta mwenda bafitiye iki gihugu, nta byo inkiko zibabaza, kandi n'uwaba afite icyaha yakoze niba yemera accountability na responsibility ye, nawe hari inzego zishinzwe kureba igikwiye, niba yakurikiranwa ku byo aregwa, niba hari ukundi bigenda. Ibyo ngibyo ntabwo ari njyewe ubigena, ariko icyo nashakaga kuvuga ni uko hari ahantu ndeba ngasanga umuntu yarenze umurongo utukura ku buryo kumugarura imbere y'uwo murongo byaba bigoye, ariko ibyo ntabwo biri mu bubasha bwanjye nk'umuntu. Ariko icyo nzi cyo ni uko nakunze kubivuga kenshi, Perezida Kagame nk'umuntu he is a forgiving leader. Ushobora gukora amakosa, ushobora kugira ibyo bita accident de parcours, rwose natwe nge nkunda kwiheraho rimwe cyangwa kabiri, ariko ntekereza ko igikuru ni isomo ushobora gukura. Igikuru so kukurebera mu ndorerwamo y'ikosa wakora, ahubwo igikuru ni ukukurebera mu buryo ukosora iryo kosa. Nigeze kubivuga. Kandi ikindi gikuru ni ukureba mu buryo bwagutse, kuko nta muntu ukemura ibibazo by'igihugu mu buryo buri isolated. Nta muntu ukemura ibibazo by'igihugu ashaka guhora. Ntabwo revenge ubuse iyo hataba nk'umuturura muri iki gihugu biba bimeze gute? Erega u Rwanda nta nubwo ruba rukiri ku ikarita ya Afurika. Jewe ikintu ntekereza nuko abantu bakwiye kureba imbere kuruta ejo hahise, kandi tugakomeza kwizera ko ibitaradushobokeye mu bihe byahise ejo bishoboka. Ariko nkunda kuvuga ngo iri neja meta, uwo muntu w'imyaka 60, uwo muntu w'imyaka 70 wumva hari icyo yahindura, wumva ko ibyo arimo ntacyo bimumariye. Nakomeje kuvuga ko guhinduka ari icyemezo cy'umuntu ku giti cye, ntabwo umuntu abihatirwa. Nta n'uwo mbere y'umuvugizi, ariko ndeba de façon globale mu buryo bwagutse, amateka y'igihugu aho kiri, aho cyavuye, n'aho kigeze, n'aho cyerekeza. Ngatekereza yuko rero abantu babishatse, buri wese ejo he hazaza habengerana kuruta uko hameze uyu munsi, kandi nta wabimuteramo mu rushinge, bisaba ko ari we ubigira mu bantu. Urakoze cyane Honorable Evode. Reka nanabwira abadukurikiye ko tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko nanababwira ko ikiganiro cyacu uyu munsi twasesenguye ku buryo bwimbitse abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Insanganyamatsiko yacu yagarukaga ku mbonerahamwe y'imiterere y'abitwa opposition kuri leta y'u Rwanda. Madame Assumpta, mbere yuko tugana ku musozo, hari icyo wabwira abaguteza amatwi, abagukurikiye muri iki kiganiro twagiranye kuri uyu munsi? Urakoze Simeon. Mu gusoza narangiza mvuga ko mfite icyizere nibura nka 80% ko hari byahinduka. Hari ingero nyinshi dufite z'abavuye ibuzimu bakajya ibuntu, bigaragara ko mu by'ukuri basobanukiwe n'ukuri, bakareka guta umwanya wabo. Twavuga nk'abarwanyi bari mu mashyamba, bari barafashweho bugwate, bagarutse mu gihugu, ukabona ko akenshi babiterwaga na environment mbi. Wenda mfite kandi n'icyizere ku rubyiruko, nk'iyo ndebye ukuntu mu Rwanda bimeze, urubyiruko usanga rurangajwe imbere n'ibikorwa by'iterambere kurusha iby'amacakubiri. Hari n'urubyiruko ruri hanze, njya mbibona muri za Rwanda Day, umukuru w'igihugu yaje gusura abanyarwanda. Nabyo rero hari icyizere, nubwo bigaragara ko hari abagifitiye ingengabitekerezo,
akenshi bakuye mu miryango yabo nk'aba Jambo News bitwa Bagatebuke Zaneza ubwo aba bonde wenda n'ikindi kiganiro kizaza nyuma gusa ni bakeya ubu rero nkaba nasoza rero nsaba n'abacikacumu ba jenoside yakorewe abatutsi kudakomeza gutiza umurindi cyangwa se kudakorana n'abagifite ingengabitekerezo ya jenoside ngo kuko wenda bafite umwanzi umwe bafite ibyo bumvikanaho badafite ibindi ntibabyumvikaneho kuko byagaragaye ku iteka ntacyo bizabagezaho. Murakoze cyane. Murakoze cyane Madame Assumpta. Hanyuma mbere yuko tugana ku musozo, namwe Honorable Evode, muri iki kiganiro twagiranye hari ubutumwa mwasorezaho kuba dukurikiye, kuba duteze amatwi muri aka kanya? Ubutumwa nasorezaho ntabwo ari bwinshi cyane. Ndasoreza ku butumwa Perezida Kagame aheruka kuvugaho abavuga ko barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Cyambere cyo nuko nkuko nabivuze, inshingano y'ibanze ya leta iyo ari yo yose ni ukurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda umutekano w'abaturage bayo. Icyo gihe Perezida Kagame yaranavuze ati abantu bavuga ko bashaka kurwanya leta, yaravuze ngo the cost will be high. Yaravuze ati igiciro kizaba kinini cyane, ikiguzi cyabyo kizaba kinini cyane. Amagambo nk'aya rero avuzwe n'umukuru w'igihugu ku mugani w'abarundi ntabwo yafata minenerwe, ntabwo yafata araregere. Yaravuze ati barakina n'umuriro uzabatwika. Ni ukuvuga ko rero iyo uvuze ko urwanya leta ukayidekariraho intambara nayo irakwitegura, kandi ubu ngubwo icyo gihe wirengera ibikurikiraho. Ndumva ari uko twasoza iki kiganiro, ariko nanavuga ngo iri neja meta kugira ngo umuntu ahitemo otoroma. Hari ubundi buryo bwo guhitamo, buri muntu wese areba igikwiye, ariko Perezida Kagame yaravuze ati aba bantu barakina n'umuriro uzabatwika, kandi nanjye niko mbibona. Urakoze cyane rero. Murakoze cyane namwe Honorable Evode. Reka mbwire rero mwe mwese mwari muduteze amatwi ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro ukuri wacu cya none. Twagarukaga ku bari mu mashyaka yita ko ari opposition akarwanya leta y'u Rwanda. Twaganire byinshi mwabikurikiye. Nshimiye cyane abatumirwa twari dufite kuri uyu munsi badufashije gusesengura ingingo yacu ya none. Twari kumwe na Madame Assumpta Umunyana Seminega, tukaba twavuganaga aherereye muri Vancouver mu gihugu cya Canada. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none Madame Assumpta. Mwakoze namwe Simeo. Twari kumwe kandi na nyakubahwa Evode Uwizeyimana, akaba ari umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Namwe mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Urakoze Simeo, kandi n'ubutaha rwose turahari gukomeza kuganira ku bibazo by'igihugu n'uburyo u Rwanda rwarushaho kubengerana kurusha uko rumeze uyu munsi. Rwose ibiganiro tuzajya tubyitabira. Murakoze cyane. Nge rero wari wabateguriye kino kiganiro ndetse wanakibagejejeho, nitwa Simeo Muhumuza. Ubwo reka dukomeze tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ibiganiro bya One Nation Radio byo n'ubundi biracyakomeje. Mugire ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.